Blanche Monnier. Iri zina ushobora kuba ari ubwa mbere uryumvishe, ariko inkuru iri inyuma y'iri zina irababaje cyane. Yabaye kimomo mu kinyejana cya 20. Blanche Monnier afite amateka aho urukundo yageze rwamukururiye ibibi aho kumuzanira ibyiza. Niba ari ubwa mbere urebye video kuri iyi channel, ntuzuyaze kubanza gukanda subscribe kugira ngo utazabicikwa na video n'imwe muzo dukora hano. Inkuru ya Blanche Monnier igaragaza ukuntu utuntu tworoheje twamukururiye ububabare bwinshi mu buzima bwe. Iyi nkuru ngiye kukubwira yagiye ishingirwaho handikwa ibitabo byinshi ndetse hakinwa n'amafilime menshi bayihereyeho. Inkuru ya Blanche Monnier itangirana n'igitondo cyo kuri 23 z'ukwa gatanu mu mwaka w'1901. Kuri uyu munsi umushinjacyaha wo mu gace kamwe ko mu Fransa kitwa Poitiers yarabyutse asanga hari umuntu utarashatse kwivuga amazina ye wamwandikiye ibaruwa. Ibaruwa yari irimo amagambo aremereye cyane, ndetse iyi baruwa yavugaga umukobwa umaze imyaka 25 afungiranywe na nyina yimwe ibiryo ndetse akabaho mu buzima aho yagendaga yicwa urubozo umunsi ku munsi. Inkuru nk'izi si ubwa mbere uyu mushinjacyaha yarazumvishe, ariko akajya yumva ari ibihuha. Ndetse muri ako gace ka Poitiers izi nkuru zari zimaze imyaka myinshi zihwihwiswa, ariko abantu ntibaziha agaciro. Akenshi abantu bavugaga ko uwo mukobwa abana na nyina Louise Monnier wamucunganaga igitsure cyane, ariko ko ntacyo abaye. Bityo rero abantu bakumva ko ntacyo bitwaye, ndetse ko no kubyitaho cyane byaba ari ukwinjira mu buzima bw'abandi. Ariko kuri iyi nshuro ibyari biri muri iyi baruwa bari bohereje uyu mushinjacyaha byari bitandukanye kandi bikomeye cyane. Ibaruwa ibyari birimo byarumvikanaga neza, ndetse uwayanditse yahisha amazina ye yashinjaga byeruye nyina wa Blanche Monnier, amushinja kumaza umukobwa w'igihe kinini amukingiranya adashobora kuva ahari, ndetse akanamutoteza cyane. Akimara gusoma neza iyo baruwa, umushinjacyaha yahise abwira komisariya yo muri ako gace ka Poitiers, ndetse nyuma ya saa sita kuri uwo munsi komiseri mukuru aherekejwe n'abapolisi 3 bahise bajya mu rugo rwa Louise Monnier, nyina wa Blanche Monnier. Bakaba baragiyeyo bigize nk'abashyitsi b'abagenzi basanzwe. Bakigerayo hari inzu nziza cyane ifite nive 2. Mu madirishya yose y'ibyumba bitandukanye byo kuri etage ya 2 by'iyo nzu, idirishya ry'icyumba kimwe cyonyine niryo ryari rifunze, ayandi yose yari afunguye. Inzu yari ya Louise Monnier bwite, ndetse Louise Monnier agikubita amaso bwa mbere komiseri na bagenzi be, nubwo bari bameze nk'abashyitsi basanzwe, yaberetse ko atabishimiye, ndetse agerageza no kubasubizayo yirinda ko bamugerera mu rugo rwe. Bakigera mu rugo rwe yababwiye ko nta muntu ugera mu rugo iwe atabanje gusaba uburenganzira umuhungu we witwaga Marcel wari utuye uruhande rw'inzu ye gatoya. Komiseri na bagenzi be ako kanya badatindiganyije bahise bajya mu rugo rw'umuhungu wa Louise Monnier, nawe habuze gato yanga basubizeyo. Gusa bamubwiye ko hari ikintu kitagenda neza mu nzu ya nyina, kandi ko bagomba kwinjiramo byanze bikunze. Ariko uyu muhungu Marcel we yavuze ko nta kintu na kimwe azi kidasanzwe kiba mu nzu ya nyina, ndetse aranabemerera ko bajyamo barajyana. Komiseri nabo bari bari kumwe nanone basubiye gukomanga ku nzu ya Louise Monnier, ariko iyi nshuro yo binjiye atabishaka ariko arabakira, kuko bari bari kumwe n'umuhungu we bazanye. Badatinze komiseri yahise amusaba kujya muri etage ya 2 y'inzu ye, nuko bagezeyo ibyo bahaboneye we na bagenzi be birenza kumiro kose kabaho. Komiseri n'abandi bahageze bivugiye ko bakigera muri etage ya 2 y'inzu ya Louise Monnier byabagoye cyane gukomeza bagenda aho hantu, kuko bakubiswe n'umunuko mwinshi cyane, ndetse uko bagendaga begera cya cyumba baboneye hasi gifunze idirishya niko barushagaho gukomererwa. Binjiye bose muri cya cyumba kitabonaga na gato, nuko komiseri asaba umuhungu wa Louise Monnier ari we Marcel gufungura idirishya. Agifungura harabonetse umucyo ugerageza kuza muri icyo cyumba. Agifungura babonye umuntu usa n'uwapfuye utambaye na gato. Iruhande rwaho yari aryamye hose hari huzuye imyanda mibi yose yavaga mu mubiri we. Iruhande rwe hari huzuye ibiryo bitandukanye byagiye bigaga. Inzara ndende cyane yari afite zari zaramaze imyaka myinshi zidakatwa. Umwuka mubi mwinshi cyane wari uri muri icyo cyumba wagaragazaga neza ko amaze igihe kinini cyane adafungurirwa byibuze idirishya ngo umwuka mwiza winjire muri icyo cyumba yari aryamyemo. Uyu niwe Blanche Monnier, umukobwa wa Louise Monnier. Blanche Monnier yavutse ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa gatatu mu 1841 muri Poitiers mu Bufaransa. Yavukiye mu muryango ukize cyane. Ise Charles Monnier yari umwarimu w'indimi muri kaminuza yo mu gace bari batuyemo ka Poitiers. Ise yaje gupfa. Amaze gupfa, Blanche Monnier yabanye na nyina Louise Monnier ndetse n'abakozi babo bo mu rugo.
Tugarutse ku nkuru uko byaje kugenda, noneho Blanche Monnier bahise bamufata bamujyana mu bitaro, ariko nyina ariko byanga cyane, ariko babuza ngo bimujyanire umukobwa n'imbaraga nkeya cyane. Blanche Monnier yari amaje kugira ibiro 25, ariko ageze mu bitaro bamufotoye amafoto atandukanye ndetse banamukuraho n'umusatsi kugira ngo uzabe kimwe mu bimenyetso urubanza ruzifashisha. Blanche Monnier yatangiye kugenda agarura ibiro yihuse, kuko mu minsi 10 ya mbere yonyine yari amaje kwiyongera ibiro 10. Kuvuga n'ibyabaga bimworoheye, ndetse nta n'ikintu na kimwe yabashaga kuvuga mu byamubayeho ndetse n'amateka ye, ahubwo yagaragazaga ibimenyetso byo guhungabana ndetse no guhahamuka. Ukuri kwamenyekanye mu rubanza. Kuri 24 z'ukwezi kwa gatanu mu 1901, Louise Monnier yarafashwe. Icyo gihe yari afite imyaka 75, ndetse n'umuhungu we Marcel arafatwa. Louise Monnier, nyina wa Blanche Monnier, yireguye ku bunyamaswa bwe avuga ko kuva mu 1872 Blanche Monnier afite imyaka 23 yarwaye indwara ikomeye cyane ya fievre, atangira kwanga gusohoka mu cyumba cye, kwanga ibiryo. Kuri Louise Monnier ntabwo umukobwa we Blanche Monnier yafungiranywe, ahubwo byose igihe yafungiranywe mu cyumba cye n'imyaka yamazemo yose byabaga ari ubushake n'amahitamo ye. Louise Monnier yakomeje avuga ko umukobwa we Blanche Monnier yangaga ibiryo byose bamuhaga, ndetse akananga ko hari umuntu umuvugisha n'umwe. Babajije n'umwe mu bakozi be bo mu rugo, yavuze ko Louise Monnier yakundaga cyane umukobwa we Blanche Monnier, ndetse abivuga nk'uko Louise Monnier yari amaze kubivuga ko bamuhaga ibiryo byose byiza akabyanga, dore ko banasanze n'ibiryo byinshi bitandukanye kuri matora aho Blanche Monnier yari aryamye nta na kimwe cyariweho, ahubwo byaragiye bigaga. Ikindi cyiyongereyeho mu rubanza, umukozi yakomeje anavuga ko Louise Monnier yahoraga avuga ko azaraga ibyo byose umukobwa we Blanche Monnier aho kubiraga musaza we Marcel. Bimwe mu bintu byafashaga Louise Monnier mu rukiko nuko babonye urwandiko rw'umurage Louise Monnier yari yaranditse, bikaba byarayobeje uburari. Abari aho batangira kwemera ko ibyo Louise Monnier yavugaga ku mukobwa we byari ukuri, ariko urukiko rwasabiye Louise Monnier runategeka ko abafunzwe mu gihe gitoya, ariko nyuma gatoya y'iminsi 15 Louise Monnier yafunze yahise apfa bitunguranye. Abantu benshi bo muri aka gace ka Poitiers aho ibi byose byabereye bahise batangira kuvuga ko ibyo nyina wa Blanche Monnier yavuze byari ibinyoma byose, ahubwo ko inyuma y'ibyo Blanche Monnier yakorewe afungwa imyaka 25 adasohoka, n'amateka ye yose ababaje cyane. Icyihishe inyuma ari inkuru y'urukundo nayo iteye agahinda cyane. Icyari cyihishe inyuma y'ibi byose ni inkuru y'urukundo rwa Blanche Monnier yagiranye na Maître Victoire Carmel wari umwavoka muri ako gace. Urukundo rw'aba bombi nyina wa Blanche Monnier yararwanyije cyane, ndetse Louise Monnier wacungiraga hafi cyane umukobwa we yamutegetse kureka iby'urwo rukundo, umukobwa we arabyanga. Muri bimwe byatumaga Louise Monnier adashaka ko umukobwa we akomeza gukundana n'uwo musore Maître Carmel, nuko muri icyo gihe hari amashyaka ya politiki akomeye abiri, ariyo abarepublika n'abaroyaliste. Muri icyo gihe rero abantu cyangwa se imiryango yabaga itandukanyije amashyaka byari kizira gushakana. Ndetse ikindi gikomeye, nyina wa Blanche Monnier, Louise Monnier, yangaga cyane umusore umukobwa we yari agiye kuzashaka, avuga ko atifashije, ko ari umukene cyane. Abantu hafi ya bose bo mu gace ka Poitiers bari barigeze kumva iyi nkuru ya Blanche Monnier wari ugiye gushakana n'umusore badahujije ishyaka rya politiki, ariko ku munota wa nyuma bikaba byararangiye ubukwe butabaye, ndetse na Blanche Monnier aburirwa irengero, abantu bose batazi uko byagenze. Yewe na Maître Victoire bari bagiye gushakana niyarazi aho Blanche Monnier bakundanaga yaburiye. Umuryango wa Blanche Monnier rero wabonye aho kwikurira ibyo byose by'amashyaka ya politike, nta yandi mahitamo namwe bari bafite usibye gufungirana umukobwa wabo aho atazigera yongera no kubona izuba. Blanche Monnier akimara gufungiranwa ndetse no guhagarikirwa ubukwe yahise ahahamuka, ndetse hari n'abavuga ko aba bombi mbere y'uko ubukwe bapangaga bugera baba barabyaranye umwana. Nyina wa Blanche Monnier akica uruhinja akarushyingura muri jardin yari iri imbere y'inzu ye. Mu gitabo l'histoire véridique de la séquestrée de Poitiers cya Jean-Marie Auguste wari utuye mu gace ibi byose byabereyemo, yemeje ko Blanche Monnier yataye umutwe ndetse akamera nk'umusazi nyuma yo gutandukanywa ku gahato na Victoire bakundanaga, ndetse bikanakomera cyane ubwo yamenyaga ko nyuma y'ubukwe bwabo bwaburijwemo n'umukunzi we yaje gupfa urupfu rudasobanutse mu 1885.
Muri iki gitabo Jean Marie Augustin akomeza avuga ko Louise Monnier yakomeje gufungiranwa na Blanche Monnier mu cyumba cye aho kumujyana kwa muganga kubera umutima we mubi ndetse no gutinya ko yari gufungwa nawe. Ninde rero ibi byose byashinjijwe? Nkuko nabivuze rero Louise Monnier yahise apfira muri gereza nyuma y'iminsi 15 gusa amajije gufungwa. Ibyo byari byarangiriye aho. Naho umusaza wa Blanche Monnier ari we Marcel, buri wese yakwemeza 100% ko nawe yarazi ibyakorerwa kuri mushiki we, donc nawe yabigezemo uruhare. Yaciriwe urubanza ndetse ashinjwa icyaha kuri 11 z'ukwa 10 mu 1901, ahanishwa amezi 15 y'igifungo. Ariko ibyumweru 6 bishize afunzwe, yarajuriye ararekurwa. Ubutabera amajije kujurira bwagiye ku ruhande rwe kubera ko yerekanye ibimenyetso byinshi byerekana ko nyina yari umuntu utavugirwamo, akaba yaramwangiye ko agira icyo akora ku byari biri gukorerwa kuri mushiki we Blanche Monnier. Ndetse Marcel niyabanaga mu nzu imwe na mushiki we ndetse na nyina, kandi uyu yari kuba yarabonye amahirwe menshi yo gukiza mushiki we, ariko nyina akabyanga. Kuko rero muri icyo gihe nta tegeko na rimwe ryahanaga umuntu utatabaye mugenzi we mu gihe ari mu byago, akaba ari itegeko rizwi henshi nka duty to rescue, cyangwa se inshingano za buri muntu zo gutabara undi muntu uri mu byago ntibyabagaho. Ubutabera bwasanze butabona ibyo bushinja Marcel, nuko baramurekura arigendera. Nyuma yo kurekurwa, Marcel yagurishije utwe twose ajya gutura kure y'aho hantu. Ngarutse kuri Blanche Monnier, yagumye imyaka 10 yitabwaho kwa muganga, yarahuye n'ihungabana ndetse niyigeze yongera no gushobora kugarura ibitekerezo bye ku murongo. Nyuma yaje gupfa kuri 13 z'ukwezi kwa 10 1913 afite imyaka 64. Inkuru ya Blanche Monnier irazwi cyane, ndetse uyu akaba nazwi cyane nka Séquestre de Poitiers. Mwakoze cyane kureba iyi video, niba wayikunze ntuzuyaze gukanda subscribe nimba utarabikora, ndetse iyi ni channel usangaho video nyinshi nziza. Turagushimiye.